Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohoka ikizame kibe kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuje gusohoka kino kizame kibe kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoka kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsira ikintu busabwa, nuko yakugiye kino kizame kibe kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ukihite ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kibe kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ninjya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789531626, utubwira akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, utubwire isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda uza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukatwizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero cyangwa muduhamagare ni kuri 0789531626. Ibyo byose tuyafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tugusange iwawe tukwigishe mudasobwa. Warigishije amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa 2 turi kumwe, koresha iyo nimero 0789531626, tuze tuguhugure ujye mu kizamukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande enye? Ese ni mpande eshatu? Cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ukagira uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A ngo isangano rifite ishusho ya T. B inzira idakomeza. C aho batelefonera mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano none so cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B inzira idakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akavuga ngo icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Uzavuge ko ari umweru n'umutuku nibaramuka bakikwajije mu buryo bw'amagambo. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya uhita usubiza ko ari B inzira idakomeza, uhite ugikora. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Rero wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ese wakora iki mu gihe ukingirijwe n'indi modoka ihagaze? A ngo guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro hari iso cyukuri nta kindi ni a guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Urahagarara ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza kugira ngo udahita wihura mu muhanda ukaba wateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa se ugatuma bo baguteza ibyago. Ibyo byago barimo nibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 kubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje w'ibice byinshi ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Hari abantu batwara ibinyabiziga umunsi wose, hari umuntu utwara ikinyabiziga cyambukiranya imipaka, birashoboka ko wagira ibitotsi. Ese ni iki uba ugomba gukora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi utwaye ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ngo gucuranga umuziki cyane ugahita ucuranga nk'amapiyano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda uromberejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga uri gusinzira, ahubwo uva mu muhanda ukajya ahantu hatekanye ukaparika ikinyabiziga cyawe, ukaba wasohoka mu kinyabiziga ukagendagenda ukongera ugafata umwuka mwiza, kongera ugasubira mu kinyabiziga ibitotsi bishize kugira ngo udateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, no kwiga umuntu asigaye aba ari mu Rwanda akiga nko muri Amerika yibereye mu Rwanda. Rero biroroshye, upfa kuba ufite smartphone ukaba ufite na interinete, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu mu buryo bwa online, aho duha amasaha abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuguha linki ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefoni yawe ugenda ubibona bitewe n'isomo turi kwigana tunavugana. N'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. Ibe binyabiziga murabizi ni ikinyabiziga gihagaze iruhande rw'umuhanda, hari ukuntu kigaragazwa kugira ngo baza bagisanga bamenye ko kitababereye imbogamizi. Ariko baratubwira ngo hari ibinyabiziga byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana igihe biri kugenda iruhande rw'umuhanda cyangwa se biri kwambukiranya umuhanda. Ibe binyabiziga ibinyabiziga bigendwamo n'abana. B, ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana, twa tunyabiziga bashyiramo abana bakagenda basunitse, n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, turiya tugare mubona ko ntitugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe biri kwambukiranya umuhanda cyangwa se biri kugenda iruhande rwawo. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera kigaragaza ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa kirangwa n'amabara akurikira. Ushobora kuba utazi kino cyapa neza kigaragaza abantu benshi bagendera ku nyamaswa, cyangwa kino kigaragaza inganda, ariko ukaba uzi ukuntu ibyapa nyongera biteye. Ntibikugore, mbwira amabara aba ari kwa biriya byapa nyongera. Mbivuza ko niyo video y'ibyapa nyongera nayibakore iri kuri YouTube channel yanyu, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0788351626 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba nda online. Ese biriya byapa nyongera bifite amabara asate? Anga ubururu, umweru, umukara.
B umukara, umweru, umuhondo. C icyatsi kibisi, umuhondo n'ikirango cy'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari ubururu, umweru n'umukara. Murabizi rero byapa nyongera bafite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu niyo mpamvu bavuze ubururu, ubuso bw'umweru niyo mpamvu bavuze umweru, n'umukara ibirango biba bisa umukara. Ndakeka ko waramutse aguyamo A, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa ese wowe turi gukosorana ikizame urabona gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. B umuhanda uyoberejwe iburyo. C kata iburyo gusa, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano rero iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C kata iburyo gusa. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukigutegeka. Kino kiravuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa, ntiwemerewe gukomeza imbere, ntiwemerewe kujya ibumoso, ahubwo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bavuga ngo icyapa kiyerekana ko ahari icyerekezo gitegetswe kirangwa n'ubuso bw'amabara asate, uzavuge ko ubuso buba ari ubururu. Rero niba kikoza mu buryo bw'ishusho uvuge ko ari kata iburyo gusa, ariko ibyerekezo bitegetswe bazagenda babihindura bitewe n'icyerekezo bari kugutegeka. Iki rero kikaba kivuga ngo icyerekezo gitegetswe ari cyo cyo gukata iburyo gusa. Ndakeka ko waramutse amose ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora. Nabakoreye video iteguye neza y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Urasubiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Wabona utari kuyibona ukanyandikira, nabahaye nimero zanjye, ukanyandikira nkayiguha ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kubyonzongera kukugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'iyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki iri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Hari ukuntu rero igomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma baze kubona ko iyo romoroki ihari. Iyo romoroki bishobora kugaragazwa gute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. C itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. A ni iso cy'ukuri, B ni iso cy'ukuri, ndetse na C ni igiso cya nyacyo. Iyo romoroki kigaragazwa n'itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riba riri ku iyo romoroki inyuma. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba ashobora kuzimwa. Ese abashobora kuzimwa mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. B ngo ikinyabiziga gikuruye mu ntambwe zitagera kuri metero 100 kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igisoki cy'ukuri. Ushobora gusimya amatara maremare iyo umuhanda umurikiwe hose, kandi umuyobozi aba ashobora kureba muri metero 200. Metero 200 urumva ni nkaho aba ari ku manywa. Ndetse n'ikinyabiziga kigiye ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, kiretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Ndetse n'ikindi gihe ushobora kuzimya amatara maremare ni igihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, nabwo uba ushobora kuzimya amatara maremare. Byo nubwo batari babivuze hano, ariko aramutse bakikubajije ku kindi kibazo wenda urakora mu kizamura akora mu kanya, utumenya ko ubu simya n'amatara maremare mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko hano waramutamo C, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ese ubugari bwayo bushobora kugera ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo metero 2 n'ibice 50, B metero 2 n'ibice 75, C metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B metero 2 n'ibice 75. Hari igihe urajya mu kizame cya mukanya ukabona bavuze ngo ni metero 2 na santimetero 75. Ntibikugore, bazaba bafashe biriya bice birengaho babishyize muri santimetero, cyangwa se ukabona bavuze ngo ni santimetero 275, nabyo ntibizakugora. Ikintu wakoze no guhindura ingero. Ndi kubategurira amasomo ku bintu bijyanye n'ingero. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo nidishyiraho iryo somo uzahita uribonera ku gihe, niba bino bibazo by'ingero biba biri kukugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B iteme rinini kandi rirerire, C ifungana ry'umuhanda, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Ese hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C ifungana ry'umuhanda. Uri kubona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere rwaba uruhande rw'iburyo rwaba uruhande rw'ibumoso rugira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Umuhanda ugeze imbere uba muto. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda gusa, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso bavuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ariko hano urabona ko impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uzavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda gutyo gusa. Ndakeka ko rero waramutamo isoki ukora icyo se. Ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Turi wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tubwire isaha ushaka, itariki ushaka, akarere ushaka, ukaduha nimero ya telefoni yawe irazaho kode. Mu minota 3 iyo ufite ibyangombwa kode uba umaze kuyibona. Tukabona ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 ibyo byose tuyafashe. Mukeneye kwiga, mpora mbibabwira turi mu isi y'ikoranabuhanga, upfa kuba ufite smartphone na interinete aho waba uri hose mu gihugu, ndetse uri no mu mahanga ariko ushaka kuza mu Rwanda ukazakora, ukazahita ujya gukora. Turakwigisha, uduha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza,
imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza tukakwigisha, tukaba twizeye ko n'ugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwe cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibi byose tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda kugenda ujya iburyo ugaruka ibumoso, ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, B ni bibi igihe cyose, C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Se gutwara uzungazunga, hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda aba ari bibi igihe cyose, nta na rimwe byaba byiza. Wenda uri kugenda mu ruhande rw'iburyo, uhise uzungazunga uva iburyo uza ibumoso, undi muyobozi w'ikinyabiziga yaguturutse inyuma, wenda ashaka kukunyuraho cyangwa ashaka kudepasa, ahise abona uje ibumoso, azahita kugonga, biba byateza ibyago. Niyo mpamvu ari bibi igihe cyose gutwara uzungazunga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa ko ari izacu twaziguriye, ngo ntitugomba kuzikoresha he? Ngo hari ibimenyetso bimurika. Iyo bavuze ibimenyetso bimurika ari kuvuga feu rouge, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Biriya bimenyetso bimurika yari gukoresha amatara atatu, ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Batubwiye ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feu rouge ntuyikoreshe, ariko waba ukiharenga ugahita ujya kuri chat. Hoya. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, waba utwaye kuri kilometero 20 mu isaha, ntukoreshe telefone, ariko waba utwaye kuri kilometero 70 mu isaha ukagenda uri kuri chat, nabyo oya. Twabonye ko A atariyo na B atariyo, C ntiyabayo. Niyo mpamvu duhise duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka gusobanukira impamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Iyo ukoze impanuka bahita bakwaka icyangombwa runaka. Ese ni ikihe muri ibi? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, C uruhushya rw'agateganyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ukoze impanuka hari icyangombwa bahita bakubaza bwa mbere. Ese bakubaza iki? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bakavuga se ko yakoze impanuka, koko yari impanuka cyangwa yakoze impanuka kubera ko yagiye mu muhanda atabizi no gutwara? Basanga rero wenda hari ibindi bibazo wagize bakaba babikurikirana, ariko ikintu bacyambere bakubaza ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni perime, bakwaka perime. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ubugari bwa romoruki y'ikuru n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ntiburenze ibihe bipimo? Ngo santimetero 25, B santimetero 125, C santimetero 45, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igiso cya nyacyo. Nkwibutsa ko uri gukosorana kino kizame ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira, bitewe wenda nuko abo muri kumwe nta muntu wabigusobanurira, nyandikira cyangwa umpamagare ngusobanurire. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose uba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Nyandikira rero cyangwa umpamagare ngusobanurire
aho waba wagize ikibazo uri gukosora ukabura umuntu ubaza, rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare, nimero mba nazibahaye ni 0789 15 16 26, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo muri isangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira, niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Ese urebye mwa rino sangano ry'umuhanda tugezemo ni ukubera icyari uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka na kiriya cyapa cyanditsemo stop? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, so kikuru cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo kimwe. Ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane mu gihe kuri D bari kuvuga ngo hari imirongo ibura ibyago bitunguranye. Ese hano uramenye kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza, mbibutsa ko video y'amashusho yose ameze atya namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Mugende muyirebe, nimubona mutari kwibona munyandikire. Hano rero kuri nta kindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Kubera iki bigoye? Kubera ko uri kona ino modoka igiye kwinjira mwa rero sangano, ariko ntiri kureba iburyo, ntiri kureba ibumoso bw'umuhanda igiye kwinjiramo. Niyo mpamvu ashyiraho uriya murongo urombereje kugira ngo nuhagera uhagarare by'akanya gato, nubona nta kinyabiziga cyaje winjiramo gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko waramuzitamo A, ndizera ko waramuzwe yandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira berekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Hari itara bashyiraho. Ese rishyirwaho ku buhe buryo? A, ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B, ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C, ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano uramaze kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Bashyiraho itara ry'icyatsi ku kinyabiziga hagana imbere berekana ko kitakodeshejwe. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, ngo feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta isoko kuri kirimo. Hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri amaze kukitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Iso kuri nta kindi ni A, feri y'urugendo. Noneho feri ikoreshwa mu gihe feri idakora neza bayita feri yo gutabara. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga, ya yindi birimo niyo bita feri yo guhagarara umwanya munini. Iyi ngiyi yo tubonye ko ari feri y'urugendo. Ndakeka ko waramuzitamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ibyo bibazo bitatu nibyo bitatu babaza ku bintu bijyanye n'amaferi. Uzahita ubikora kuko mbabikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo wabyumvisheho cyangwa se wabibonye. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ngo akazamuko gashinze cyane. B, umuyaga w'intambike. C, uruhererekane rw'amakoni, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo umuhanda unyerera. Hano uramutse kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni D, umuhanda unyerera. Uri kubona ko imodoka iri kwandika 8, n'umuntu iyo yasinze akagenda ari kwandika 8 aba ari kugenda ari kunyerera.
n'izuba ryavuye akagenda ari kunyerera. Rero hano kino cyapa cyo gisobanuye ko hari umuhanda unyerera, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nkuko marambibabwira tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibibuza, ibitegeka n'ibiranga. Iyo video irahari, ugiye ukayireba bino bibazo byose birimo, ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho, wahita ubibona ubundi ukajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigira uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Ango gatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B ikimenyetso cy'icyatsi gisa n'icunga rihishije. C icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri direct ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika abapapuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Cyakagombye kuba igiso cy'ukuri aba ari icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Santimetero 30 kuri buri ruhande. Hano rero kuri se bavuze santimetero 20, ariko nujya mu kizamura kura mu kanya uko navuze ngo santimetero 30 kuri buri ruhande, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igiso cya nyacyo. Hano ho duhisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo kubera ko hari abavuze ngo santimetero 20. Ndizera ko nibaramuka biguhaye noneho babishyizeho urahita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyafashwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu ubunemere bwemewe ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ni n'ubuhe buremere? Ango toni 20, B toni 16, C toni 12, mu gihe kuri bari kuvuga ngo toni 10. Bibuza ko toni ni urugero rw'uburemere aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika abapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C toni 12. Noneho kino kibazo neza neza barongera bakakibaza bakabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yewe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu uremere nengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni. Nibongeraho ako kantu kaba ngo cyangwa irenga hatarimo makuzungu uzavuge ko ari toni 16. Hano bagarukira ngo ku mitambiko 3 nta kindi kintu bongeyeho uhitemo ko ari toni 12 n'aka kanya ubonye ko ari zo duhisemo. Ndakeka ko rero waramuzamo se. Ndizera ko waramutse kwandika abapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, ukeneye guhugurwa, ukeneye kwiga mudasobwa, ukeneye igitabo, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 aho waba hose mu gihugu tugufasha ugende mu kizame ugiye kuzana uruhushya rwawe rw'agateganyo. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Uri hafi gukora kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye urahita ukibonera ku gihe. Jyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe uhakande kugira ngo ngende abishyiraho ujye urahita ubibonera ku gihe. Ndabakunda cyane. Imana ibamugisha mugire ibihe byiza. Abari gukora amahirwe masa.